Aha, reka twisurize abantu bakidukurikiye. Tugiye kubabwira ubusobanuro bw'izina sylivestre. Bamwe bakavuga baragafinyora kari sylivestre, cyangwa ba sylivestre nyine. Ni ukuvuga ngo izina sylivestre ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini, rikaba rituruka ku ijambo sylivestre cyangwa se sylivestre, kandi iri naryo sylivestre rikaba rituruka ku ijambo siliva. Siliva byo bisobanura ishyamba cyangwa se ibiti, cyangwa se umuntu waturutse mu ishyamba. Iri zina kandi rikaba rifitanye isano n'ibinyabuzima ndetse n'ubusitani n'ibidukikije muri rusange. Ibisobanuro by'ingenzi ushobora kumenya kuri iri zina sylivestre cyangwa se sylivestre cyangwa se siliva ni ibi tugiye kukubwira. Ibisobanuro by'ingenzi ni uko siliva cyangwa se sylivestre ni uwaturutse mu ishyamba, cyangwa se ufitanye isano n'ibidukikije, cyangwa umuntu uhorana ituze, cyangwa ufite imbaraga zo kwihanganirana, cyangwa se ufite imbaraga zo kwihangana ndetse no kwiyumva. Kandi hari imico n'imyifatire ibikunze kuranga ku bantu bitwa ba sylivestre. Ariko tunabibutsa yuko ikiganiro kigezweho na Silas Maker. Iyi ngiyi akaba ari Silas Maker Entertainment. Niba ukiri mushya tugusaba gukanda subscribe ukatwiyungaho tugakomezanya. Ushobora nawe kugira izina ushaka tugusobanurira, ariko ni byiza kugira ngo bigaragarize muri comment. Dore imico rero ikunze kugaragara cyangwa se imyitwarire ikunze kuranga abantu bitwa ba sylivestre. Nubwo imyitwarire itajya kuri ba sylivestre bose, abantu benshi bitwa ba sylivestre bakunze kugaragaraho ibi bintu bikurikira. Bakunze kuba ari abanyamahoro kandi biturije, bari aho bicecekeye. Baba bafite kamere yo kunyarutsa ibyo batekereza, kandi bakarangwa n'ubushishozi mu byo bakora byose. Bakunze kuba abanyabwenge kandi n'abatekereza cyane. Bakunze kuba ari abantu batekereza cyane kandi ari abanyabwenge. Bakunda gutanga ibisubizo bituje kandi bifite ishingiro. Ni abantu bakunda impinduka zifite umumaro. Ni abizerwa kandi b'inyangamugayo. Abantu babafatiraho icyitegererezo mu kazi ndetse no mu miryango bakomokamo cyangwa se bavukamo. Ni abantu batagira ubwoba kandi b'abanyembaraga. Izina rifitanye isano kandi n'imbaraga z'ibidukikije, bigatuma kugaragara nk'abantu bagera ku byo biyemeje cyangwa se batajya bacika intege mu mihigo yabo. Icya gatanu twavugaho ni abantu bagira ubuntu bwo gutanga ndetse no gufasha abandi. Bagira umutima mwiza kandi bakunda gukorera abandi, cyangwa se bakunze gukorera ibyiza abantu bo mu muryango ndetse n'abandi bo hanze yewe. Dore kandi abantu b'ibyamamare bitwa iri zina sylivestre cyangwa se sylivestre. Ku isi twavuga nk'umuntu bita Sylvester Stallone. Uyu Sylvester Stallone ni umukinnyi w'amafilime uzwi cyane muri Rambo ndetse na Rocky. Undi kandi w'icyamamare twavuga n'uwo bita Pope Sylvester wa mbere, cyangwa se Papa wa mbere Sylvestre. Uyu kandi Pope Sylvester I, uyu ni Papa wo mu kinyejana cya 4, ufatwa nk'umwe mu bayoboye kiliziya mu bihe by'ingenzi kandi byari binagoye cyane. Undi twavuga n'uwo bita Sylvester Tuna cyangwa se Tana Sylvester. Uyu nguyu ni umuyobozi wa Houston muri USA, cyangwa se twakwita Mayor uhagarariye Houston. Uzajye kuri Google cyangwa se kuri ChatGPT wandikemo ngo Houston HOUSTN. Nguyu ni akagi gakomeye cyane ko muri Amerika, ko muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Mu Rwanda
ibikunze kumenyekana ni uko Sylvestre cyangwa se Sylvestre Nsengiyumva uyu nguyu ari umunyamakuru n'umuyobozi mu itangazamakuru kandi yigeze kumenyekana kuri RTV Rwanda Television. Undi ukunze kuba uzwi cyane cyangwa se amenyerewe nk'icyamamare no bita Sylivestre mudacumura Sylvestre niko bagapronouncinga cyangwa wamugani nashonje pronunciation yayo niko iteye. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu Sylvestre mudacumura rero amateka ye aravugwa mu nkiko mpuzamahanga. Ni byiza kandi kubivugamo cyangwa se kubivugamo byinshi hano. Ni ukuvuga ngo niba ushaka urutonde rurerure rw'abanyarwanda byamamare bitwa Sylvestre, ahangaha naho wabimbwira nka gushakira n'andi mazina y'ibyamamare ba Sylvestre b'abanyarwanda. Gusa aba Sylvesters benshi cyane bo foreigners or international. Aba nibo twashiye kubona hafi kandi n'abandi nabo twabazana. Ahangaha hazaho ikindi bita observation cyangwa se icyongerwaho. Ese nkwifashirize iki kindi ushaka ubusobanuro bw'izina runaka, ushaka ubusobanuro bw'izina ryawe se byihariye cyangwa se mu buryo bwihariye, cyangwa se ushaka ko izina Sylvestre rihabwa mu migenzo y'imiryango, muri gakondo runaka, mu mico runaka, ushaka ko nsobanura gute iri zina Sylvestre? Ushaka iryawe zina se tukubwira ubusobanuro bwaryo? Niba twararivuze ushaka ko turisobanura gute? Twandikire muri comment section. Iyi ngiyi ni Silas Maker. Niba ukiri mushyashya kora subscribe ufungure inzogera. Kandi nawe niba ufite izina ushaka tugusobanura manuka hasi ujye muri comment section. Kigali is number 1. This is Silas. Ibiganiro byacu nakagaruka. Turabashimira kandi ko mwafashe umwanya mukadukurikira. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Gusa kandi niba utari wakanda subscribe nayo uyikande, ntiwibagirwe no gusangiza inshuti zawe. Ciao.